ngiye gukora prank musaza wanjye arampamagaye. Olive. Oui. Vite. Bisaba sister. Meze neza? Meze neza. Mwana mfite ikibazo nshaka kukubwira. Cyagenze bite? Olive siko banteye inda. Ngo iki? Siko banteye inda. Umva mubwiye. Nitaye kuri uwo musore waguteye inda ufata urwo rumende rwawe nawe. Uzihangane barujyana ntuzaruzana hano mu rugo. Urwo rumende rwawe uzabyara n'uwo musore waguteye inda. Uzagende mubane n'ibikunanira uzarebaho mugende. Hano ntabwo tuzemera imende zo mu gasozi ahabonetse hose. Urumende wo kamendagurika hari ubwo nigeze nkubwira ngo uzarurere numbe ya mugiga. Kuba barantenda ndakubwira ngo uzamurere. Umva nakubwiye. Uri kumwana nanjye n'urumende. Urwo rumende uzarujyane kuri uwo musore waguteye inda. Ntuzaruzana. Ese wako uri gusyoka ubwo abandi nubatenda bizagenda bite? Syoka se hari unshense wamfatiyeho. Guys, Olive nakubeshya gari prank. Ndi kuri codinga video ngiye kuyishyira kuri TikTok. Abantu bamenye uburyo yavuze ko ntwita urumende nashyiraho n'ifoto yawe agahuyo. Oya. Cyakoze famiye ziragwira. Yewe akira. Guys, nahuye n'uduhuyo. Mugahuyo. Matirisi. Guys, ngiye gukora prank musaza wanjye arampamagaye. Olive. Oui. Vite. Bisaba sister. Meze neza? Meze neza. Mwana mfite ikibazo nshaka kukubwira. Cyagenze bite? Olive siko banteye inda. Ngo iki? Siko banteye inda. Umva mubwiye. Nitaye kuri uwo musore waguteye inda ufata urwo rumende rwawe nawe. Uzihangane barujyana ntuzaruzana hano mu rugo. Urwo rumende rwawe uzabyara n'uwo musore waguteye inda. Uzagende mubane n'ibikunanira uzarebaho mugende. Hano ntabwo tuzemera imende zo mu gasozi ahabonetse hose. Urumende wo kamendagurika hari ubwo nigeze nkubwira ngo uzarurere numbe ya mugiga. Kuba barantenda ndakubwira ngo uzamurere. Umva nakubwiye. Uri kumwana nanjye n'urumende. Urwo rumende uzarujyane kuri uwo musore waguteye inda. Ntuzaruzana. Ese wako uri gusyoka ubwo abandi nubatenda bizagenda bite? Syoka se hari unshense wamfatiyeho. Guys, Olive nakubeshya gari prank. Ndi kuri codinga video ngiye kuyishyira kuri TikTok. Abantu bamenye uburyo yavuze ko ntwita urumende nashyiraho n'ifoto yawe agahuyo. Oya. Cyakoze famiye ziragwira. Yewe akira. Guys, nagiye gusura umusore arambwira kujya gusyoka ndagica imitsi. Ntabwo nzi icyo ari guca imitsi. Guys, nguyu. Agitatamura. Gatamuka umutima, gatatamuka ubwonko, gatatamuka amara. Uwase fani wawe tunawe. Najya kugira ngo Matisi yanjye ikunze bakubwira ngo hi. Najya kugira ngo Matisi yanjye isigaranye urudodo rumwe. Fani, nyine ndi kunuka gahuye. Nyine kagumanye umubiri wose. Najya kugira ngo sawa. Ushira umugabo. Ibyo uko naramutse byihorera rwose. Subiza. Ese ko gutinya Imana mwishe koko uba uri kwihagarira umwana ubusa wawe? Ese ubu duhura koko hari undi muntu uzi twari twarahuye? Ariko noneho aho ubera ivumbi ya mugiga, aho ubera umunyago wo kamukira koza igisebe. Tugatetwa n'iminsi uko ibyo bintu utigeze ubimbwira kuzanyihakana ariko abagabo ariko rikamba muri imva muri man abagabo nkawe rwose
abagabo nk'abo y'ababasira bahabwaga igihano cyo gusiramurwa gatanu. Nibwo mwakumva ibintu mudukorera. Ahubwo wakibura buryo we nuvuga ngo umwana yaba uwawe ngo ukabura umunsi n'umwe wamurota. Izo nzozi zawe tuzibanamo. Ubu abana babyeyi bose ni kubarota. Ariko mana ndajya kugagegera hiri kwinginga mfite agahinda n'intimba ku mutima. Ndazana urumende Rwanda rushukunya ku irembo ryawe. Cyane urenze igipangu nurangemo imbere. Nigute ushaka kuvuga ngo umwana bamwakana umwana musakumana umwana musakumaso umwana musakumirwa urwana rufite urugo rusyata rw'ururenge nk'urwa. Nigute uvuga ngo umwana si uwawe. Ndahunga ngo umunsi ndagufatira umwanzuro ndasinga ibitenge ndaza ndamujugunya ngo kajugunyikwa muri nyanyunga. Ako kagore ufite kadapima n'ibiro bibi ndaza ngasubire mu nzu njugunye ubwangatire njije umwana wawe. Nta soni igihe wahereye. Nshakira ikabutura n'igitenge nze nkwere mbite imbwa ndakubita imisega. Gara sharamamagaye sheri waramutsega ijoro ryagenze gute? Nje naraye ndota imisungwe ndota n'imisambi iri guhiga. Narose turi ahantu mu gashamba tugoswe n'imisambi iri guhiga dufite amaronjiga. Naramutse neza. Yego. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Ni ukuri turashima Imana. Iyo umuntu aramutse ari amahoro rwose buriya. Nta kindi kibazo bafite buriya nyine bagomba gushima Imana. Impamvu nteye kuguhamagara nakurose. Oya ntabwo nabikubwira ariko nakurose kandi ntibisanzwe. Ni ubwa mbere narose umuntu tudahuje. Nyine biba bigoye uzi kwifata ukarota umuntu mwabanye mwakoze ubukwe nyine ari umugabo wawe. Ibyo bintu nyine bituma wibaza ibintu byinshi ku mwana. Ukavuga se ni uwanjye si uwanjye. Bikagucanga nyine ko iby'inzira z'Imana ntiwabimenya. Hari n'igihe umuntu aba ari nyine asa naho yaba ari uwawe. Kugeza naba ndi uwawe kubera iki se ntaba uwawe? Oya ariko buriya nubwo ukunda abantu babyibushye bafite n'izo nyashi hari ukuntu nyine Imana ishaka gutuma wenda unkunda. Buriya ibintu by'Imana ntawamenyereye. Nanjye ndagukunda. Cya kigori kikirampamagaye reka nyitabe. Sibyo sheri ntubabare. Urahamagara baby suzi ko amasamba agisinziriye koko. Ayowe umamagaye ndi kwirotera imisundwe n'imihini ndimo kurota imisambi nawe n'ibiyongoyo. Inzozi wese arakasa umutwe. Ndakunda narose usa n'ikiyo. Kuramutse udasesha meze neza. Ndaryamye. Ndyamye he?
ndyamye mu rugo maze ubwo urumva ari handi naba ndyamye ukabaza ubusa sheri ubwo urumva ari naba ndyamye kutari kunyumva uhagaze ku muryango wahe ku muryango wo mu rugo akubundi ni gute uza kundeba utambwiye iwanjye ni mu maroje uza kundeba ngo uhagaze ku mari sindi bugufungurire ni gute uza kundeba utambwiye ni gute nyine uza kundeba kuba inyishyuza ntabwo baguha uburenganzira bwo kuza utambwiye ninda guki uri ku idirishya ryanjye ariko simpari ubundi sinagukunda gatuma umukobwa atuma ivu fodakize njyewe n'impamvu nafashe umwanzuro wo kujya nkubeshya ushira umugabo ibyo uko naramutse byihorera rwose subiza ese ko gutinya imana mwishe koko uba uri kwihagarira umwana ubusa wawe ese ubu duhura koko hari undi muntu uzi twari twarahuye ariko noneho aho ubera intumbi ya mugiga aho ubera umunyago wo kamukira koza igisebe kereka ugatetwa n'iminsi uko ibyo bintu utigeze ubimbwira kuzanyihakana ariko abagabo ariko rikamba muri intobo muri mana abagabo nkawe rwose abagabo nkawe yaba basira bahabwaga igihano cyo gusiramurwa gatanu nibwo mwakumva ibintu mudukorera ahubwo wakibura buryo we urinda uvuga ngo umwana yaba uwawe ngo ukabura umunsi n'umwe wamurota izo nzozi zawe tuzibanamo ubu abana ababyeyi bose ni kubarota ariko mana ndajyaga kugagegera hirya kwinginga mfite agahinda n'intimba ku mutima ndazana urumende rwanda rujugunya ku irembo ryawe cyane urenze igipangu nurangemo imbere nigute ushobora kuvuga ngo umwana uramwakana umwana musakumana umwana musakumaso umwana musakuminwa urwana rufite urugo rusyata rw'ururenge nk'urwa tuvuga ngo umwana si uwawe ndavuga ngo umunsi ndagufatira umwanzuro ndasinga ibitenge ndaza ndamujugunya ngo kajugunyikwa muri nyanyunga ako kagore ufite kadapima n'ibiro bibiri ndaza ngasobore mu nzu njugunye ubwangati ninjiza umwana wawe nta soni igihe wahereye nshakira ikabutura n'igitenge nze nkwereye mbite imbwa ndakubita imisega nanjye ndagukunda cya kigore kikirampamagaye reka nyitaba sibyo sheri ntubabare nawe urahamagara bebe suzi ko amasamba agisinziriye koko umubagaye ndi kwirotera imisurwa n'imihini ndimo kurota imisambi nawe n'ibiyongoyongo shike inzozi wese arakaza umutwe ndakunda rose usa n'ikiyo kuramutse udasesha meze neza ndaryamye ndyamye he ndyamye mu rugo maze ubwo urumva ari handi naba ndyamye ukabaza ubusa sheri ubwo urumva ari he naba ndyamye kutari kunyumva uhagaze ku muryango wahe ku muryango wo mu rugo akubundi ni gute uza kundeba utambwiye iwanjye ni mu maroje uza kundeba ngo uhagaze ku mari sindi bugufungurire ni gute uza kundeba utambwiye ni gute nyine uza kundeba kuba inyishyuza ntabwo baguha uburenganzira bwo kuza utambwiye ninda guki uri ku idirishya ryanjye ariko simpari ubundi sinagukunda gatuma umukobwa atuma ivu fodakize njyewe n'impamvu nafashe umwanzuro wo kujya nkubeshya
Guys, nizere ko mumeze neza, mwaramutse neza. Guys, mwankundaga ko hari ikintu mutari munzi, mwari munzi ko karije muka gufite inyamaganane da. Nje rero hano narakaye. Gwiza waganza nje kuguha nyoko. Hamugutamika. Hagutamika imigo n'ibikayisa. Gwiza waganza wazenyereje abantu kuri TikTok wirirwa batuka mu makomenti nta kintu kiza kijya kikuva mu kanwa. Haraje umuntu nkunaraho ngo nanjye ndatukana. Njyewe udututsi twanjye tuba turi funny mbagira ngo mbasetse. Gwiza waganza ni umuntu umaze kuba ikigeragezo kuri TikTok kugeza ubwo abafana banyibirwa bambwira ati tuvuge kuri aya mahezi, tuvuge kuri aya magara, tuvuge ku magaragambya, tuvuge ku bushita, ku mahezi, ku ntombe ya mugega. Gwiza waganza ukagwiza ibikubwiza. Ufite icyo kibazo ku buryo witonda ugatuka abantu kabatera depression ugaterwa amazira ntoki mu maso. Gwiza waganza yankubwire ngo uzojya kubuza abantu amahoro. Ndashaka gukora video iguha nyoko ku buryo utazogera nkakoresha imigure y'ibikariso nkakuhaga huyo nkagubutura nkaguha amahezi nkagubushita ni kwa gashikoro gashingwa ibishito wishishirita ishinze aho abantu baroga haga kabya gashyushye gatera ibintu robiko. Guys, umuntu Gwiza waganza azongera kubuza amahoro ngera ntutse ndamuboroka nsanga agiye kunzura abadayimoni muhanyina. Guys, umuntu azabuza amahoro azajya ambwira mukorere video kuri buriya butumwa. Guys, nizere ko mumeze neza, mwaramutse neza. Guys, mwankundaga ko hari ikintu mutari munzi, mwari munzi ko karije muka gufite inyamaganane da. Nje rero hano narakaye. Gwiza waganza nje kuguha nyoko. Hamugutamika. Hagutamika imigo n'ibikayisa. Gwiza waganza wazenyereje abantu kuri TikTok wirirwa batuka mu makomenti nta kintu kiza kijya kikuva mu kanwa. Haraje umuntu nkunaraho ngo nanjye ndatukana. Njyewe udututsi twanjye tuba turi funny mbagira ngo mbasetse. Gwiza waganza ni umuntu umaze kuba ikigeragezo kuri TikTok kugeza ubwo abafana banyibirwa bambwira ati tuvuge kuri aya mahezi, tuvuge kuri aya magara, tuvuge ku magaragambya, tuvuge ku bushita, ku mahezi, ku ntombe ya mugega. Gwiza waganza ukagwiza ibikubwiza. Ufite icyo kibazo ku buryo witonda ugatuka abantu kabatera depression ugaterwa amazira ntoki mu maso. Gwiza waganza yankubwire ngo uzojya kubuza abantu amahoro. Ndashaka gukora video iguha nyoko ku buryo utazogera nkakoresha imigure y'ibikariso nkakuhaga huyo nkagubutura nkaguha amahezi nkagubushita ni kwa gashikoro gashingwa ibishito wishishirita ishinze aho abantu baroga haga kabya gashyushye gatera ibintu robiko. Guys, umuntu Gwiza waganza azongera kubuza amahoro ngera ntutse ndamuboroka nsanga agiye kunzura abadayimoni muhanyina. Guys, umuntu azabuza amahoro azajya ambwira mukorere video kuri buriya butumwa. Guys, abantu bajya bampangaza hari igihe umuntu umuhereza umwanya kavugana nawe ukagendana nawe wenda akagira ngo nuko ufite icyo umushaka kandi mu by'ukuri hari abandi bantu udaha umwanya banamurenze banaguha n'ibintu birenze byago. Just akavuga ngo mugendana kuko ngo hari ikintu mukeneye. Ariko mana nyagasani we aha abantu baragwira tuna no mayezi n'ubushita. Naramutse neza. Yego. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Ni ukuri turashima Imana iyo umuntu aramutse ari amahoro rwose buriya. Nta kindi kibazo bafite buriya nyine bagomba gushima Imana. Impamvu nteye kuguhamagara nakwirose. Oya ntabwo nabikubwira ariko nakurose
kandi ntibisanzwe ni ubwa mbere narose umuntu tudahuje. Nyine biba bigoye uzi kwifata ukarota umuntu mwabanye mwakoze ubukwe nyine ari umugabo wawe, ibyo bintu nyine bituma wibaza ibintu byinshi ku mwana. ukavuga se ni uwanjye si uwanjye, bikagucanga nyine ko iby'inzira z'Imana ntiwabimenya. hari n'igihe umuntu aba ari nyine asa naho yaba ari uwawe, kugeza sinaba ndi uwawe kubera iki se ntaba uwawe? oya, ariko buriya no gukunda abantu babyibushye bafite n'izo nyashi, hari ukuntu nyine Imana ishaka gutuma wenda umwunda. buriya ibintu by'Imana ntawamenyereye. naramutse neza, yego. amahoro y'Imana akomeza abane nawe. ni ukuri turashima Imana iyo umuntu aramutse ari amahoro rwose. buriya nta kindi kibazo bafite, buriya nyine bagomba gushima Imana. impamvu inteko guhamagara nakwirose noya ntabwo nabikubwira, ariko nakurose kandi ntibisanzwe. ni ubwa mbere narose umuntu tudahuje. nyine biba bigoye uzi kwifata ukarota umuntu mwabanye mwakoze ubukwe nyine ari umugabo wawe, ibyo bintu nyine bituma wibaza ibintu byinshi ku mwana. ukavuga se ni uwanjye si uwanjye, bikagucanga nyine ko iby'inzira z'Imana ntiwabimenya. hari n'igihe umuntu aba ari nyine asa naho yaba ari uwawe, kugeza sinaba ndi uwawe kubera iki se ntaba uwawe? oya, ariko buriya no gukunda abantu babyibushye bafite n'izo nyashi, hari ukuntu nyine Imana ishaka gutuma wenda umwunda. buriya ibintu by'Imana ntawamenyereye. guys, bite mwawutse namwe mwagatsini k'amaso mwe? guys, mumeze mute? ndabakunda mana we. guys, ubu ndishimye mu buzima bwanjye, ndumva nabyibushye nazanye nyashi. ejo natumye inkoko muri best pilau, najyaga mbona Judy abivuga, nuko mfata nimero ndabandikira, nkora delivery, mbabwira ko nkeneye ibintu byo kurya. ni izina ry'Imana yo mu ijuru. best pilau, ikintu kinteye kubakorera video ninabageraho mwawuteramwe ntabwo ari ikindi rwose, nuko ngira ngo nyine mbashimire pe, mbashimire. guys, mwumve ngo ibaze inkoko natumye, bayizanana n'umuceri, bayizana na capati ebyiri n'isosi ku ruhande ukozamo. what the fuck? ako guys, iyo nkoko mwumve ngo narayiriye, nijyana n'abandi bantu 3, turayirya, turya umuceri, irasigara, bigera ahantu ubu ngubu nayikoreye mu isosi. kanyibereka mwawe tunamwe cyarize mwemera muhoye. guys, ibaze inkoko twariye turi 3, indi ikaba yasigaye, nkaba nayikoreye agasosi. mu ndebere nkayifata nkayikoreza, reba ukuntu ingana ubwayo. wibaze ngo twariye turi 3, iyi ngiyi irasigara. ndagenda nyikorera isosi y'ubunyobwa bwiza, ndagenda guys ngura ubunyobwa mu mujyi. urumva nguze ubunyobwa mu mujyi, rero haba ubunyobwa bwa original buba buryoshye, bitamo ikirungo cyose nshyiramo ya nkoko. guys, ibaze inkoko murya muri 3 igasigara, ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru. best pilau rwose, nubwo mbamamarije mutanyishyuye mwabutse namwe, ariko mwampaye ibintu byiza. iyi video nibageraho muzamenye ko mbashimiye, ni ukuri kumana mugira ibiryo biryoha pe 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 pe. ibaze
ibaze ko inkoko nkiri kuyiryaho ntarahanira aganya. Guys, bite mwawutse namwe mwagatsirika amaso mwe. Guys, mumeze mute? Ndabakunda mana we. Guys, ubu ndishimye mu buzima bwanjye, ndumva nabyibushye nazanye nyashi. Ejo natumye inkoko muri best pilau, najyaga mbona Judy abivuga, nuko mfata nimero ndabandikira, nkora delivery mbabwira ko nkeneye ibintu byo kurya mu izina ry'Imana yo mu ijuru. Best pilau ikintu kinteye kubakorera video ninabageraho mwawuteramwe. Ntabwo ari ikindi rwose, nuko ngira ngo nyine mbashimire pe, mbashimire. Guys, mwumve ngo ibaze inkoko natumye bayizanana n'umuceri, bayizana na capati ebyiri n'isosi ku ruhande ukozamo. What the fuck? Ako guys, iyo nkoko mwumve ngo narayiriye, nijyana n'abandi bantu batatu, turayirya, turya umuceri, irasigara bigera hano ubu ngubu nayikoreye mu isosi. Kanyibereka mwawe tunamwe. Cyari mwemera muhoye. Guys, ibaze inkoko twariye turi batatu, indi kaba yasigaye nkaba nayikoreye agasosi. Mu ndebere nkayifata nkayikoreza, reba ukuntu ingana ubwayo. Nibaze ngiye twariye turi batatu, ingi irasigara. Ndagenda nyikora isosi y'ubunyobwa bwiza, ndagenda guys ngura ubunyobwa mu mujyi. Urumva nguzi ubunyobwa mu mujyi, niho ubunyobwa bwa original buba buryoshye, bitamo ikirungo cyose nshyiramo ya nkoko. Guys, ibaze inkoko murya muri batatu igasigara, ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Best pilau rwose nubwo bamamarije mutanyishyuye mwabutse namwe, ariko mwampaye ibintu byiza. Iyi video nibageraho muzamenye ko mbashimiye, ni ukuri kumana mugira ibiryo biryoha pe 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 pe. Ibaze ko inkoko nkiri kuyiryaho ntarahanira aganya. Mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro, umugore uvuga ko yari asanzwe akora uburaya yasanzwe yishwe bamukuyemo amara. Twasanze za matirisi zavuyemo, icupa ryose barishyize mu bintu bye, nyine hasigaye akabuno konyine. Hari abaturage b'umurenge wa Mushonyo Numiye narero twanisaze ndi. Senatori mu biki? Najya mbabwira ngo uyu mwaka n'uwishaza. Uyu mwaka hari ibintu tugomba kuba twarataye muri 2024. Inshuti zitagira umumaro, inshuti z'ibyarya, abanyamagambo, abanyemashyari yahuze. Uyu mwaka sasa rero ikintu dushaka 2025, inshuti zisenga tugafatikanya tukamenya Imana, abakire tumenyane, abantu batugira inama bakaduhamagara batubwira iby'akazi, apana kuduhamagara batubwira ngo bavuga mu by'ubugambo. Sasa rero iki ntabwo dukeneye abasore baza kwiga batubwije agura amatwi batubwira ngo baradukunda. Dukeneye abakora ibikorwa bakaza badukubitamo impeta batujyana imirenge bakaturongora bakadukura mu nzira. Uyu mwaka mu izina ry'Yesu n'uw'ibyiza, ntabwo ari ukwirirwa umuntu ahura n'uduhungu twambaye ipantaro munsi y'amabuno tutubwira ngo turadukunda kugira ngo turye amaturu, nitumara kuduhaga tutujugunye hariya. Abo ntabwo dushaka. Uyu mwaka ni ukubonamo ibyiza. Uyu ni umwaka wo kutajya kumara icyumweru muri gate y'umuhungu mukopera, nta gahunda gufite yirirwa gusyoka. Gahunda yo gusyoka ibyo wakoye, niyo mpamvu rero wamudusuzwa ko mudusyoka mutaradukoye. Aho tunamwe twabafatiye mbarigo. Ushobora gusanga umusore avuga ngo njyewe ngo abakobwa mpura nabo ngo nta mafaranga bandya, ngo sinspendinga. Tekereza neza, umukobwa uramutegeye, ntabwo yaza kukureba ugiye gusyoka ngo ure kumutegera kuzamo gusubirana. Wenda kavuga ngo moto ni 5. Urabizi abakobwa benshi bafite mu mutwe hafeke, ntabwo bakatuzi bajya kureba abahungu ko ntabwo uri umugabo we, ntabwo arimo ntabwo ibyo bimureba.
moto wenda ni bitatu kuza no gusubirayo ntabwo umukobwa wazagera muri ubwo ngubwo kumwakiriza inyama uzahaha icyo kiro cy'inyama kitari cyateguwe uzamugura amafaranga cyangwa niba nk'abyeru uzimugurira gutaha ntabwo uzafata umuntu mwaryamanye ngo uvuge ngo aragenda gutyo gusa uzinyara mu isunzu umuhereze nk'ibihumbi 10 baraye amafaranga niba uhuye n'abakobwa 3 mu cyumweru ayo mafaranga uyasipendinze ukayabika ukagenda ukongeranya ukagura ihene zingahe ukora ukagura inkoko zingahe ihene cyangwa ugateranya ukagura ikigurube ejo buri kikabyara kikakungukira byagutwara iki ayo mafaranga uyabitse ntabwo yazaba amwe mu kwishyura abafundi kuko uzatangira kubakisha amafaranga mutagaza ku bakobwa ni amafaranga menshi cyane nyamara wiyimye imbere wazabaho neza kurushaho ariko wowe uri kumva ngo nta mafaranga utakaza uri gusohokana n'umukobwa mukishyura 50 ukavuga ngo n'abantu batameze ko nta kibanza bubatse oya bitekereza gutyo uwo mukobwa bimeze neza kuko uri gufata 50 akarya inkoko akanywa ejo bundi azahura n'umubiri ya henisi ambwa atitaha amwe bo bimagana ngatangiye kubona uwo musega kora ibyo bintu uzatangiye kubicamo nawe ufite aho wageze abasore iyo mudakora mwumva ko muteze kuzabaho ku bagore hamwe bakunyareho bakubyinagireho bakunnyeho abagore turasuzugura iyo tubona nta kintu winjiza ewewe tukunyaho ivumbi rigatumuka wivuga ufite umugore usuzugura yarakurongoye ntabwo wamurongo hamwe bakurongoreye ivumbi ritumuka mwabasore mwaka w'impinduka uwo kugisubiraho mugabanye gukunda igitsina muheza ubuzima ibitsina birahari ntabwo guys ese wavuyeho mana ese kuki utinya namba barira gishyuha kubiki igiki ndagitinya bro kirashyuha abamo umuriro ni ikibatsi guys ngo kiramo ikibatsi cy'umuriro ndagira ngo mbabwire ikintu rero hari ahantu uzajya wumva bakubwira ngo Natasha ni umwana mwiza ahandi bakubwira ngo Natasha ni umwana mubi cyane ntuzabihakane kuko bose bazaba bavugisha ukuri kubera umwana mwiza bitewe n'ukuntu umeze ukubera umwana mubi bitewe n'ukuntu umeze rero umuntu uzakumbwiraho ibyo bintu ntuzahakane kuko ku giti cye azaba avuga ukuri cyane tekereza ibintu wakoreye ex wawe utekereza icya gitanda wamuguriye ubakiryama nyane agatafu ko mu muryango waguze ubu ntiwahererwa ukajya muri cyagiye cy'imba yakubwira wamuguriye ngo umukunzi wawe mbete umukobwa ari kumwe niwe wahiniyemo amaguru iyo myenda wamuguriye niyo agiye yambaye agiye kugira ngo aterete umukobwa wari kumwe ubu none urukundo ruraryamye ukuntu yakubwiraga ngo umuntu uzakwanga ngo aragatora amashashi none ubu niwe usigaye kwanga arakayatora ibwe yabitse wacikira umuganga umukoropera geta tekereza ibintu wakoreye ex wawe utekereza icya gitanda wamuguriye ubakiryama nyane agatafu ko mu muryango waguze ubu ntiwahererwa ukajya muri cyagiye cy'imba yakubwira wamuguriye ngo umukunzi wawe mbete umukobwa ari kumwe niwe wahiniyemo amaguru iyo myenda wamuguriye niyo agiye yambaye agiye kugira ngo aterete umukobwa wari kumwe ubu none urukundo ruraryamye
ukuntu yakubwiraga ngo umuntu uzakwanga ngo aragatora amashashi none ubundi usigaye kwanga akayatora ibwe yabitse wacikeye umuganga umukoropera geta tekereza isaha nk'izi ngizi mu mbeho nk'iyi ekiseri mwabaga muri mu biki uribuka rya tukugira inama tukakubwira ngo kiriya gihugu kireke n'undi kizakwangaza anasaho ukaba uri kumushima mu bwanwa umubwira ngo be ngo runaka yambwiye ngo mureke nta kizangezaho ngo kandi mbabona tuzaba ariko nabonaga ari umugabo w'ibigango ubu usigaye ubona ameze gute ni ahantu ariko ubukana bwamenye Patricia yananiwe hari ikintu maze iminsi mbona niba ari abantu bameze nk'imbwa imbwa niyo iruka ibyutse ikabisubiraho ni aba egisi uranyanze ujya gukunda abafite amabuno umbwiye iti natasha uteye nabi urankata ati nta nubwo ufite imico y'umugore nakifuza gushyira mu rugo hashira igihe dutandukanye bakagukumbuye aho imbwa yariye kabisa ntabwo igihava ugatangira kumpamagara ngo ninzi wawe ngo ntemo ugatakara muri uruziwe wagatakara muri Nyabarongo hanyuma ugasamo uwo mugore uhuye n'inzozi zawe wambwiraga ngo muzabana wowe ukabana n'igisikerawe wabutse nawe ugenda umpamagara ngo ninze nkurebeho gato ka mode sawa tw'inanga we washatse abandi uhamagara ukareka kuza kuzimfatira kwambwiye ko ntari umugore w'inzozi zawe kabura uburyo kabura ifu yo kwarika amazi ahiye ndashaka kubwira abakobwa barishisha inyoguru y'uki ukumva ko niba uri mwiza aricyo gishoro ashorwamo amahu uribeshya 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 ubwiza bw'umukobwa butuma ajya ibwami ariko ubwenge bwe nibwo bugenda igihe ahamara umva wabutse nawe witwaza ubwiza ntacyo buzakumarira ubwiza nubwo bwo kurishisha inyoguru y'uki bakagusyoka bakaguha amafaranga ukishyura inzu ugasa neza nibyo uzataha by the way abagabo bakeneye abakobwa b'abanyabwenge bakeneye abakobwa bafite umuco bazamenya uburyo baha n'umuco abana bazabyarana ese uririrwa indyo yawe uyibunza mu isi yose baragusyoka bakagusyokora bakakubwira nawe wabaye kibakwire urumva ari gute umugabo azifuza gushyira umugore ntawe ufite ahahise habi gutyo akaba proud yo kugira ngo noneho akenshi ntunahinduke niba n'umuntu ufite ahahise habi agahinduka birashoboka akeneye umugore ufite ubwenge uzi gukora beza abagabo bakunda abagore bazi gukora do niba mutabizi inyo ntabwo uzayibumva hano hanze hari abakobwa beza benshi aza gushyira mu rugo ngo ufite amata ifite mu nda zeru ejo bundi ubyara ibere rimere nk'ikirere cyangwa nka shikarete bakweduye abandi bakobwa barimo kuvuka ejo bundi yakubitana n'ufite mu kanwa h'umukara ibere rishinze wanyweye amata ufite amaguru meza abona uri amatugu kuri igitobo kuri intobo niyo mpamvu ariko n'ubu ufite ubwenge kuko abakobwa beza bafite ubwenge ni bakeya azajya bara kuri perfect abone ko utandukanye n'abandi ese reka tuvugishe ukuri nta kwikunda kurimo uvugishe ukuri ukurikije imico yawe wakwifuza ko umusaza wawe ukunda mwonsi ibere rimwe arangora umukobwa ufite imico nk'iyo ufite byahise ko uramba twembe ndashaka kubwira ikintu abagore mwubatse mufungure ayo matwi yanyu mwumve neza
umugore nzumva yasenye ngo nuko umugabo yamuciye inyuma uzaba urinjije kaza nkubwire ukuntu uzaba urinjije ikibi ni umugabo utaguhahira umugabo urongora inshuti zawe byo kubyihangana biragoye umugabo ubunze igitsina cye muri karitsiye ariko umugabo uzaguca inyuma ukumva inkuru ariko ugasanga ni hirya kandi nabwo ntajya mu bintu byo gutereta niba ari amafaranga ukumva ngo yishyuye umukobwa barasambanye ngo ibiki n'ibiki n'uwakure nta makuru wumva ntayo uzi ntabyo agukorera mu maso arakugaburira arakubaha uzaba uri igifukera cy'igifukonyore niba ushaka umugabo utaguca inyuma kamugira inama y'ukuntu wamubona wowe wananiwe kubaka ngo umugabo aguca inyuma uzamureme umushyiremo umutima wawe ushaka unamutwita amezi 9 unamubyaye uwo nawe wamwara inuma hari abantu bakorera satani ku buryo satani abaye ahemba baba barakize baraguze amayetaje n'amayetaje ariko igihe azabahembera muzacunga imyabanyaye ku gahanga ese reka tuvugishe ukuri nta kwikunda kurimo uvugishe ukuri ukurikije imico yawe wakwifuza ko umusaza wawe ukunda mwonsi ibere rimwe arangora umukobwa ufite imico nk'iyo ufite byahise ko uri amacwende uyu mwaka turimo ni uwo gukora tugashaka amafaranga twere ko twakwiteza imbere ntabwo ari uwo kwirirwa uwo mutima wawe ububitsemo ngo abantu ngo wanga ngo ndamwanga ngo aragakubitwa n'inkuba ngo aragakuba umunwa muri kaburimbo ngo arakabyagiza amara ku giti uyu mwaka ni uwo guhiga amafaranga kuko uwo muntu uri kumwanga ntacyo bimubwiye ni wowe uri kuvunika mu mutima nta nubwo abizi niba umwanga nta nubwo akeneye no kubimenya kuko nta nubwo uri umwuka ahumeka ntabwo akubuze yapfa kandi nta nubwo amarembo ajya mu ijoro aca kwaso uyu mwaka rero ntabwo ari uwo kwijundika abantu ngo tugende tubigenze imitima yacu n'ibintu by'ubugoryi no gushaka ko twabona iterambere tukabona n'abagabo tukava iwacu uhiniye umunkanyari iwanyu ufite imyaka 40 ariko aho kugira ngo urebe uburyo wabona umugabo ukabona izuba mu kirago we uririrwa uvuga ngo wanga runaka kangara n'umwoyo ku mutwe uyu mwaka turimo ni uwo gukora tugashaka amafaranga twere ko twakwiteza imbere ntabwo ari uwo kwirirwa uwo mutima wawe ububitsemo ngo abantu ngo wanga ngo ndamwanga ngo aragakubitwa n'inkuba ngo aragakuba umunwa muri kaburimbo ngo arakabyagiza amara ku giti uyu mwaka ni uwo guhiga amafaranga kuko uwo muntu uri kumwanga ntacyo bimubwiye ni wowe uri kuvunika mu mutima nta nubwo abizi niba umwanga nta nubwo akeneye no kubimenya kuko nta nubwo uri umwuka ahumeka ntabwo akubuze yapfa kandi nta nubwo amarembo ajya mu ijoro aca kwaso uyu mwaka rero ntabwo ari uwo kwijundika abantu ngo tugende tubigenze imitima yacu n'ibintu by'ubugoryi no gushaka ko twabona iterambere tukabona n'abagabo tukava iwacu uhiniye umunkanyari iwanyu ufite imyaka 40 ariko aho kugira ngo urebe uburyo wabona umugabo ukabona izuba mu kirago we uririrwa uvuga ngo wanga runaka kangara n'umwoyo ku mutwe umva matirisi yanjye igiye kuvamo n'ubwa mbere matirisi yanjye ibeze icyuya kingana gutya guys murankunda najyaga rero njya ngo murankunda ko kumva ni ibintu biri aha hafi kumva ni ibintu by'amafuti simbiha agaciro mwumva nyine guys hari umukobwa ngo wajyanye ibibazo na Derek nateyemo comment nyine arayifata akora video amvugaho Patrice agire guhenda muri rawe irimo kantu kadoya ubwo abamvuzeho mwamuhaye nyina ngo turekeraga aho iwamayezi we bagushishimura rata somye comment imbere icyo ndavuga ntabwo bishoboka ko mfite abantu bankunda bamvugira umuntu amvuga nabi bagahangayika birantangaje n'ukuri kw'Imana pe sinababeshya murantangaje uriya mukobwa rero mu by'ukuri nateyeho zira comment kugira ngo numve ariko n'ukuri nta kibazo dufitanye ko yaba dufitanye ikibazo mba namushishimuye namuhaye nyina mutuze abakunzi banjye nta kibazo mfitanye n'uriya mukobwa n'ukuri ntacyo gusa nyine icyo namubwiraga ntabwo ari byiza ngo nibagiranye ibibazo n'uwo Derek baze babishyire hanze abantu n'abantu bakuru barabikemura bakareka no kwiteza abantu guys gusa n'ukuri mufashe matirisi yanjye murayibyinisha guys
umva mundemeye umunsi nari bwari bije mbabaye ariko comment zanyu ziranshimishije mbonye ko nyine uhagarariwe n'ingwe avoma guys mwamayezi mwabahagarikiwe n'ubutura sinzi ko mubayeho mbonye mfite abantu bankunda bigiye gutuma nzana ikibuno muri iyi minsi mwamayezi mwe amayezi ya matirisi yanjye murayanyeganyije muyavanye mu byicariro guys najya ngo mbabwire ngo matirisi yanjye yari isigaranye urudodo rumwe bisigaranye indodo 5 kubera ibyishimo mwugashimwa mu matwi mama ugashimira mama